twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasana duhamagaye kugira ngo dukize ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya kabiri gisanzwe, tariki 25 Mutarama 2025, ubwo duhimbaza ihinduka rya Paulo Mutagatifu, anabwo dusoza icyumweru cyare kuzirikana kumwe bw'abakristo. Nawe rero harene kungwe n'abavandimwe, uhinduke wemere kuri nziza buri munsi, ngamasomo ajye kudufasha guhinduka maze kwemere Kristo, kungumwe na Kristo. Isomo rya mbere mu gitabo cyakozwe n'intumwa, umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza ku 22. Muri iyo minsi Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari kujujubya no kwica abigishwa abanyagasani. Nuko asanga umuhereza bitambo mukuru amusaba inzandiko zo kujya mu isengero y'i Damasi, kugira ngo nagera aho hasanga abayobotse iyo nzira, abagabo n'abagore, abawohe, abazana i Yerusalemu. Nuko igihe yari mu nzira agiye kugera i Damasi, ako kanya urumuri ruturutse mu ijuru ramugota, yikubita hasi, maze ijwi rimubwira riti, Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Sawuli arabaza ati, urinde Nyagasani? Iryo jwi rirasubiza riti, ndi Yesu uriho utoteza, ariko haguruka winjire mu mujyi, bari bukubwire icyo ugomba gukora. Bagenzi be bari kumwe mu rugendo, bari bahagaze bumiwe kuko bumvaga ijwi ariko ntibabone umuntu. Sawuli arabaduka, nyamara nubwo yabumburaga amaso ntacyo yabonaga. Bagenzi be niko kumurandata bamugeza i Damasi. Nuko amara iminsi 3 atabona, nta cyarya nta n'icyanywa. Aho i Damasi rero akamwigishwa witwaga Ananiya. Nyagasani aramubonekera, amuhamagara agira ati, Ananiya. Undi arasubiza ati, ndi hano Nyagasani. Nyagasani aramubwira ati, haguruka ujye mu muhanda witwa ugororotse, ubaririze kwa Yuda umuntu witwa Sawuli ukomoka i Tarisi. Ubu ariho arasenga, kandi mu ibonekerwa yabonye umuntu witwa Ananiya yinjiriwe, amuramburiraho ibiganza kugira ngo abone. Ananiya arasubiza ati, Nyagasani, numvise benshi bavuga iby'uwo muntu n'inabi yose yagiriye abatagatifujwe bawe b'i Yerusalemu, kandi nino hafite ububasha yahawe n'abatware b'ahereza bitambo kugira ngo abohe abiyambaza izina ryawe bose. Ariko Nyagasani aramubwira ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoresho cyanjye nitoranyirije, kugira ngo amenyekanishe izina ryanjye imbere y'abanyamahanga, imbere y'abami n'imbere y'Abayisiraheli. Ninjye ubwanjye uzamwereka uburyo bwose agomba kubabazwa, ahorwa izina ryanjye. Nuko Ananiya aragenda, yinjira mu nzu, amuramburaho ibiganza, maze aramubwira ati, Sawuli muvandimwe, Nyagasani Yesu wakubonekeye mu nzira uza ino yakundumyeho, kugira ngo wongere kubona kandi wuzure Roho Mutagatifu. Ako kanya utuntu dusa n'udushishwa duhubuka mu maso ye, yongera kubona, maze aherako arabatizwa. Amaze kurya yongera kugira intege. Sawuli amarana iminsi mike n'abigishwa b'i Damasi, maze atangira adatinze kwamamaza mu masengero ko Yesu ari umwana w'Imana. Abamwumvaga bose baratangaraga, maze bakabaza bati, mbese uyu si wajujubya Yerusalemu abiyambaza iryo zina? Hanyuma se ntiyazanywe no kubaboha kugira ngo abashyikirize abatware b'ahereza bitambo? Ariko Sawuli arushaho gukomera, agatsinda impaka abayahudi batuye i Damasi, abemeza ko Yesu ari we Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 117, nimujye ku isi hose mwamamaze inkuru nziza. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho, miryango mwese mumwamamaze, kuko urukundo adukunda rutagira urugero, n'ubudahemuka bwe bugahoraho iteka. Nimujye ku isi hose mwamamaze inkuru nziza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 16 umurongo wa 15 kugeza ku 18. Muri icyo gihe Yesu amaze kuzuka yabwiye ba 11 ati, nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Dore kandi ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka. Nibagira kandi icyo banywa cyica, ntacyo kizabatwara. Bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Yesu Kristo akuzwe.
nyagasani arifuza ko yaguhindura uko ashaka. Akenshi mu buzima bwacu ntidukunze guhinduka. Kubera iki? Kubera ko twebwe twumva twahinduka uko dushaka atari uko nyagasani ashaka. Uwo mwitozo rero ntituba tuwukoze neza, tuba ducuritse umurongo nyagasani. Twebwe ubwacu tubwira nyagasani ko dukeneye guhinduka, kandi tukagerageza gukurikiza umurongo ashaka ko duhindukamo. Guhinduka, benshi aka kanya turatatanye, abenshi twagiye duhindana, ibyaha bikaduhindanya tukajya kure y'Imana. Kuri uyu munsi mukuru duhimbazaho ihinduka rya Pawulo, nyagasani yifuza ko nawe wava mu bwandure, ukava mu bwandavure, ukava aho wagiye uhindana hose, maze ukerekera inzira ya nyagasani kugira ngo guhindura uko ashaka buri munsi. Amasomo twateguriwe nadufasha natwe guhindura ubuzima bwacu tubwerekeza kuri nyagasani. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti guhinduka n'urugendo. Ntabwo uvuga ngo buke mu gitondo mpise mpinduka ako kanya. Oya, bisaba urugendo rurerure. Guhinduka n'urugendo rurerure. Ese mubyeyi, urwo rugendo nawe rutangiye rwo guhinduka? Nuko rero umunsi umwe nawe nyagasani azagutangiyeho uhamya ati uri igikoresho cyanjye. Ese nawe uri igikoresho cya nyagasani? Nuko nyine wahindutse. Nawe undi niwe ugihindanye, ndakurahiye ntabwo ushaka kuba igikoresho cya nyagasani mu gihe yihindanye. Biragusaba guhinduka. Guhinduka n'urugendo rurerure. Hari imvugo ya Kinyarwanda nanjye kuvuga y'abapagani igira iti akabaye icwende ntikoga, ngo niyo koze ntigashira umunuko. Iyo mvugo rero abakristu, la nouvelle evangelisation, ubukristu iyo mvugo bwarayihinduye. Nawe rero ongera mvuga ukuntu iyo mvugo kiliziya nyine yakoye kirazira iti nyamara akabaye icwende gashobora koga kandi kagacya, yewe kakanashira n'umunuko, bitewe n'iyi mpamvu umugenge gukubwira, bitewe n'ukoza ndetse bitewe n'icyo akogesha. Amen, 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 amen. Mujye uremera ko wari umunyabyaha, umusambanyi, umurozi, umwicanyi, umubeshyi, umugambanyi yahinduka? Ntabwo ari imbaraga ze, no kubera Imana, kubera impuhwe z'Imana, kubera umwoza ndetse n'icyo amwogesha. Rero icwende nyine nako kantu gafite umunuko, nibwo bizarangira icyari gifite umunuko birangira gihumuye, ugahumura neza y'Imana. Kuri iyo foto nawe wanukaga, none birangira uri guhumura kuko rigata bitabuze. Sawuli yaranukaga kubera iki? Ubugambanyi bwe, agambanira kiliziya, ariko byagezeho gerate arahumura, ahumura neza y'Imana. Nibwo azitwa amazina abiri tuzi mwigamana agira ati Paul intumwa ya Kristo, Paul intumwa y'amahanga, Paul apôtre des nations, Paul apôtre du Christ. Ubwo nibwo turi kumuhimbaza, kuko guhinduka ari urugendo rurerure. Nyuma yo kumva amasomo twakiriye uno munsi avuga ku ihinduka rya Sawuli aba Paulo mu isomo rya mbere yo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, na nyuma yo kumva ivanjiri ya Yesu Kristo yanditswe na Mariko, aho batubwira umuntu wahindutse ibimuranga no gukora neza nta kindi, tujye gukomeza tureba uko waba igikoresho cya nyagasani, uko wakora urwo rugendo rurerure. Tujya kuzirikana ingingo enye. Ingingo ya mbere ni urwo rugendo nyine rwo kuva ku munuko ukazagera ku ihumure, kuva ku icwende ritozwa bikaza kurangira ryogejwe. Ni ukuva ku bugome nyine ujya ku bugwaneza, kuva mu cyaha ujya mu butungane, kuva ku munuko ujya ku mpumuro, kuva ku busawuri ujya ku Pawulo. Ngo urwo rugendo Sawuli yakoze, inzira y'i Damasi yari ndende, yari yahawe inzandiko zibumufashamo, ariko urwo rugendo ruza kurangira agoswe na nyagasani, afashwe na nyagasani. Nguko uko nyagasani atemera ikibi cyituganza, aradufata. Iyo wamwemereye nawe aragufata, ubundi mugafatikanya urugendo. Dusabe niba gufatikanya Kristo urugendo, tureke natwe kunuka, ahubwo duhumure ineza ya Kristo. Nguko Sawuli yaje kurangira abe Paulo nawe agahinduka, agahumura impumuro ya Kristo we akorera mu mahanga yose. Icya kabiri twazirikana nuko igikoresho cya nyagasani, twumvise urugendo rwa Sawuli, uburyo nyagasani muri ino nzira ahamije kumugaragara ati uri igikoresho cyanjye, uriya ni igikoresho cyanjye nitoreye kugira ngo
azanyamamaze mu mahanga. Iri jambo riratwibutsa ko tutari bamise kigoroye. Ntabwo Nyagasani dutora kubera ibyiza twamukoreye, kuko nta n'ikimwe twabona tumukorera. Aho Nyagasani adutora yewe turi n'abanyantege nke, abanyabyaha, nanjye kuvuga icwende byarindi ridashira umunuko. Ariko Nyagasani kubera bwa bubasha bwe agatwoza tugacya, nirwo rwa rumuri nyine ruzatugota, nuko tugahinduka ibikoresho bye kubera Imana. Ntabwo Nyagasani atora abashoboye gusa, ahubwo abatoye arabashoboza. N'Abayuda yarabatoye, ariko icyo yari yabatoreye ko ari ukugira ngo bazabane nawe bamwamamaze, kandi abo bubasha mu gutsinda ikibi. Rero ntukagire ubwoba, ntukicire urubanza cyane ati Nyagasani koko yahera hantora kandi umunyabyaha. Nguko nawe utagomba kunanira Nyagasani. Dusabe inema gutananira Nyagasani. Icya gatatu twazirikana ni ishyaka ryaranze Pawulo. Umwete yakoreshaga mbere atoteza Kristo, za nzandiko zose twumvise ari gukusanya agira ngo ajye guhemukira umuryango w'Imana, bagirire nabi abagabo n'abagore, abafungisha abakorera ibyamfura mbi. Uwo mwete Nyagasani kubera ko ari umunyamwe nta kimunanira, ni uwo mwete Sawuli amaze guhinduka agahinduka Pawulo, niwe yakoresheje noneho yamamaza Kristo, akajya mu mahanga. Inzandiko 13 zose yanditse, uburyo ashyizeho abayobozi ba kiliziya, ibikorwa byinshi yagiye akorera kiliziya, birangira apfiriye Kristo, kuko ari igikoresho cyande cya Kristo. Ishyari yakoresheje agira nabi kiliziya biza kurangira hindutse iki ishyaka ryo kwamamaza Kristo. Muvyeyi, we nta shyari ugirira kiliziya, ugashaka kuyigambanira, ukayifungisha, utanayifunze ahubwo. Gabanya umwiryo, gabanya umuhimbo, gabanya ishyari ryawe, maze ugire ishyaka rya kiliziya, nkuko na Sawuli nawe yabigenje, bikaza kurangira hindutse umuntu mwiza, igikoresho cya Nyagasani. Icya kane twazirikana guhinduka nyine n'urugendo rurerure. Harabibwira ko Sawuli buriya yahise afatirwa muri iriya nzira y'Idamasi, ngo ubwo nyine Nyagasani yahise amuhindura ku kanya. Guhinduka n'urugendo rurerure, tekereza igihe cyose yamaze. Buriya Sawuli kuri iriya minota nyuma, Nyagasani ntaho tari yamuhereye amuburira. Uko yajujubyaga kiliziya Nyagasani amuburiraga, Sawuli akanga kumva inkomanga ya Nyagasani. Ati ndi kurwana ishyaka ry'idini yanjye. Nyagasani akamubwira, Sawuli akanga. Buriya ariya minota nuko Nyagasani bakoranye urugendo rurerure rwo kunangira kwa Sawuli. Sawuli yakomeje kunangira, naho ubundi Nyagasani yamuhereye kera, nuko atumvise. Noneho rwa rugendo none rurangira agiye kubatizwa, ndetse akanabana n'intumwa kugira ngo yakire ubutumwa bw'Imana. Urwo rugendo na nyuma yuko abatijwe agakomeza kugenda yigishwa, narwo ni rurerure. Rero Sawuli ntabwo yahindutse subitoma ako kanya. Nyagasani yarafite ukuntu yaregeye bugenda mutegura, nubwo Pawulo yagendaga agenda atega Nyagasani imitego. Harwo Nyagasani agenda dutegura ko twe turi kumutega imitego. Harwo Nyagasani agenda dukomaga ati ngwino, twebwe turi kugenda tumukwepa. Ongera uzirikane naho aho ugiye ukwepa Nyagasani, nuko bikazaranya nawe uri kugira ishyaka ry'idini yawe. Ati idini ryanjye, ubwoko bwanjye, igihugu cyanjye. Ushobora gukorera igihugu cyawe, ugakora idini ryawe, ugakora ubwoko bwawe, ariko ntuzigere ukorera Imana. Muyobozi, padiri, masere, frere, ntumwa z'Imana. Mukora ubwoko bwanyu, mukorera igihugu cyanyu, mukorera idini yanyu. Aho ngaho nawe uracyari Sawuli. Nirinze kuvuga ko ukiri icwende, ariko ku mahirwe ya Nyagasani nawe azakoza kandi n'umwemerero uzacya. Nyagasani ahora buri gihe atugoragoza kugira ngo atugorore. Nyagasani akatuma abantu batuburira, agakoresha ibimenyetso byinshi cyane. Nibwo rero akoresheje urumuri rw'amahanga, urumuri kugira ngo Kristo aduhe urumuri. Iyo umuntu amaze kubona urumuri arabona, ukabona Kristo. Iyo wabonye Kristo umwereka abandi. Ngibyo Pawulo byamubayeho, yarahumye, none urumuri rwa Kristo ruramugose, azabona, hanyuma namara kubona yereka abandi Kristo. Pawulo intumwa y'amahanga, Pawulo intumwa ya Kristo. Ese wowe nawe uri mu rugendo rwo guhinduka, cyangwa ukora iby'inyuma ati narahindutse, ndi umukristo, ndi uwa Yesu, kandi ubivuga by'inyuma gusa ariko imbere warahindanye? Kandi byabamwe ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo hariho umushoferi w'umukristo akorera patro mwiza naho umukristo, nuko agakora ibifaranga byinshi cyane pe. Igihe kiza kugera byari byuko nyine kibatarara bushyitsi, na byari ndigicwende nyine, wa mushoferi atangiye kujya mu ngeso mbi zo gusinda.
kunywa bikabije cyane kandi ari umushoferi. Nuko wa patro we wamukoresha kubera ko yari n'umukristo aza kumutuma aramubwira ati umva rero urahitamo ibintu bibiri, urahitamo gusinda cyangwa urahitamo akazi, urahitamo inzoga cyangwa urahitamo akazi. Nuko wa mushoferi yikoza hino yikoza hirya yibaza uburyo agiye gucika ku nzoga cyangwa acika ku kazi. Nuko inshuti ze zimaze kumenya iyo nkuru yamubayeho ko yaburiwe, nuko zimugira inama ziti nyaboneka dore urutunze umuryango kubera aka kazi, nyaboneka uramenye reka ziriya nzoga ubundi ukora akazi. Nuko wa mushoferi amaze nawe kwigira inama abona ko akazi atakareka, afata icyemezo cy'uko inzoga agiye kuzireka burundu, ndetse aranabisinyira abwira patro ko inzoga agiye kuzireka burundu, ndetse n'abo baba bari kumwe babandi bakoranaga urugendo. Hirya y'ibyo afata icyemezo cy'uko agiye kuva mu idini yari arimo ry'Abagatolika, kuko ngo aho bemerewe inzoga, ubundi akajya mu baporo babatajya banywa inzoga, yongera kubatizwa mu baporo abavuye ku nzoga atyo. Nuko koko igihe kiza kugera babagenzi be bajyaga bajyana mu ikabare baza kumusura, we igihe kirekire akaba ari kwinywera icyayi. Abantu muri ako gace kuko babona yarahindutse akomeza akazi. Nuko ngo umunsi umwe rero ngo yaratwaye zahabu mu modoka, biza kugera igihe baza kumufata. Bamaze kumufata baramupima bamusangamo inzoga, ko yanyoye inzoga. Nuko bahita baramufunga bamukatira igifungo cy'imyaka 30. Kubera iki? Ko yanyoye inzoga. Ababyumvise baratangara bose. Nuko muri za nshuti ze bose baratangara bati koko uwo mushoferi bamubeshyera ko inzoga yari yarazivuyeho n'ikimenyimenyi yari yahinduye idini. Ikindi cyongereho kandi twajya tujya kumusura akinywera icyayi mu kanya ko atandukanye kandi ari kwinywera icyayi. Ubu koko abamufunze nta murengagije. Nuko abandi bajya kujurira bashorera urubanza ati rwose umuntu wacu muramurenganyije n'ikimenyimenyi mumufasha ari kunywa icyayi. Byaje kurangira bavumbuye ko wa mushoferi yafataga iteremusi y'icyayi akamenamo inzoga. Nuko bari gusangira nabo bakagira ngo ari kwinywera icyayi kandi ari iki? Kandi ari inzoga yari yashyizemo. Nuko biza kurangira nyine igipimo kimufashe, na n'ubu ntarafungurwa kuko yarenze ku itegeko. Abayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Guhinduka n'urugendo rurerure ntabwo ari by'aka kanya. Ushobora guhindura idini koko bigakunda, ariko niba utarahindura umutima zero. Biradusaba abakristo bavandimwe guhindura iki? Umutima wacu ugacika ku ngeso mbi aho gucika ku idini. Nk'uko birangira bamwe ushobora guhinduka ukazerera amadini yose, ukayemezera amadini yose, nyamara ukibagirwa icy'ingenzi guhindura amateka yawe, guhindura ubuzima bwawe ngo bugende neza. Abakristo benshi bagiye bayoboka amadini aho kuyoboka Imana. Uze kore niba utari muri abo ngabo. Abayobozi benshi amatorero mukaboka amadini aho kuyoboka Imana. Warangiza ngo warahindutse kandi ushobora kuba ukiri icwende, ushobora kuba uri guhindana aho ngaho. Wahinduye ibyo byose by'inyuma ariko umutima ntiwigeze uhindura, uracyanywera inzoga muri teremusi kandi byababa. Tujya gusoreza ku tuntu tubiri tuza kugufasha nawe kureba niba ubuzima bwawe warabuhinduye neza. Icya mbere twongeye turere rya tegeko rya muganga ugiye kubuza abantu kunywa inzoga. Muganga hari igihe aza kubwira ati umva muvandimwe, kubw'inda yawe yakunaniye ugenda ufata gake gake kugeza igihe uzaziviraho burundu. Navugaga indaya nguguru urugendo rwa buri munsi, ntago muganga ashaka gutegeka ati hita uva ku nzoga vuba. Oya, n'urugendo rurerure ugenda gato mpaka byose biragiye. Nta kubeshya abantu ati byarangiye naje guhinduka, sinkinywa inzoga, ndi umuntu w'Imana, ndi umwere, singisinda. Iminsi y'igisambo ni ngaho umubyeyi we ni 40. Bishatse avuga igihe gihagije umwera inzoga muri teremusi, igihe gihagije uri kubeshya abantu, rubanda rurashukika. Igihe kizagera Imana irakuruzi kutarahinduka. Hari abantu benshi bajya basebya abandi ati idini ryanyu webwe ryemera inzoga. Nibyo koko inzoga ni ikinyobwa cyemewe, ariko icyo abantu babuza tutekse move. Iyo warenze ukarenga imbibi, haba mu kurya haba mu kunywa, uba ukoze icyaha cyo kurenza. Mu kinyabupfura nyine babyita kutarenza urugero, ariko ubundi no gusinda.
gusinda n'icyaha gikomeye kiremereye. Naho ubundi kubwo inda yakunaniye genda usomaho gake gake, ariko nubeshya abantu kutagisinda kandi ukiri kukinywera muri teremusi, urabeshya ukabeshya abantu, ariko Imana ntishobora kuyibeshya, ahubwo bizarangira wowe wibeshye, bikazangira kakazi ukabuze. Urahitamo akazi cyangwa urahitamo inzoga, urahitamo guhinduka cyangwa urahitamo guhindana. Mukristo usebye abandi witwaje idini ryawe, ishyaka ry'idini ryawe. Ongera urebe na Paulo, urebe ubuzima bwe ko nawe yari afite ishyaka, narinjye kuvuga renze irikenewe, ishyaka ry'idini ye, ariko biza kurangira Nyagasani amukuruza neza ye. Nawe rero ongera urebe niba atari ishyaka ry'idini ufite, ishyaka ry'igihugu cyawe gusa, ariko nta shyaka rya kiliziya ufite kandi byababa. Icya kabiri, twongere turebe uguhinduka kwacu. Niba tudahinduka inyuma, ariko mbere tudashaka guhinduka. Abakristo bahinduye idini, ariko hari uburyo bwo guhindura umuvure, ukabava mu bagatolika ujya mu wigire mu baporo, kandi unywera inzoga muri teremusi y'icyayi, abandi bakajya bagira ngo n'icyayi unywa. Ushobora kuba mu buzima uri kwihisha amaso y'abantu, ariko Imana irakuruzi. Uyu munsi ku ihinduka rya Paulo mutagatifu, nawe wongera urebe uburyo ujya wihisha amaso y'abantu, abantu bakabona uri umuntu mwiza inyuma, ariko imbere Imana niko nayo ibibona. Paulo adusabire kwitwara neza imbere ndetse n'inyuma, dutsinde ikibi. Mu ivanjiri baratubwira ibimenyetso by'umuntu wahindutse koko. Nta kindi no gukiza, ni ukubona Imana akayereka abandi. Bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka. Amen. Gutsinda ikibi, gutsinda uburyarya, ubucakura, ubuhendanye, ububeshyi, maze tugahorokera Nyagasani buri munsi. Guhinduka kandi urugendo rwa buri munsi ntabwo ari ukubeshya abantu uti nahindutse. Ushobora kuba uri ikiruhuka amaruhu bw'intama mu minota 2. Guhinduka kandi urugendo rwa buri munsi. Nawe niba ushaka igikoresho cya Nyagasani, reka Nyagasani agukoresha uko ashaka, aguhindura uko ashaka. Wowe gushaka kwihindura uko ushaka, agureke Nyagasani aguhindura uko ashaka, maze ubeho neza. Bityo ubanire bagenzi bawe neza. Wirinde gusebya abandi mu madini yabo, gusebya abandi mu byo bakora. Ureke Nyagasani kwigarurire, niba uzabaho neza, ubereho Nyagasani, uri igikoresho cya Nyagasani, uri umuyoboro w'inema z'Imana buri munsi. Paulo mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.